Bamwe mu bahinzi bahinga ku kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi barataka ikibazo cy'ibihombo bikabije batewe n'iyononerwa ry'udukoko twitwa ibishorobwa. Utu dukoko twibasiye imyaka yabo hanyuma turayangiza mu buryo budasanzwe, igihombo cy'amafaranga atagira ingano. Mu gihe bano baturage bari mu gihirahiro nyuma y'uko bijejwe umuti n'ubuyobozi bw'aka karere, gusa amaso yabo agahera mu kirere. Bamwe muri abaturage bavuga yuko ubuyobozi bw'aka karere bwabijeje ko nyuma y'amezi 5 buzabazanira imiti yo kwica ibi bishorobwa cyangwa se utu dukoko, gusa bagategereza amezi akaba amaze kuba 8 amaso yaraheze mu kirere. Muri iyi myaka ibihingwa byose n'udukoko dutandukanye, aho kenshi na kenshi abiganjemo ibyonnyi byonona imyaka, ugasanga igihingwa cyarashengutse ndetse bikanatanga umusaruro muke, ndetse hamwe na hamwe rwose nanjye n'umusaruro na muke bitanga. Biri mu bintu biteje inkeke abahinzi ku ruhande runini, cyane cyane ko ku ijanisha rinini abahinzi bafite ndetse banahangayikishijwe n'iki kibazo cy'utu dukoko twibasira imyaka yabo, ndetse bimwe mu bihingwa bitandukanye bikahononekera bikangirika mu buryo budasanzwe, ibyo bamwe na bamwe baviramo umusaruro muke, ahandi bakahura n'ibihombo bikabije. Leta y'u Rwanda iri kwigira umuti, cyane cyane ko yimakaje mu gukora inganda zitandukanye zitunganya imiti yica udukoko, aho uyu munsi wa none iyubakwa ry'inganda rigeze ku rugero rwiza, aho nyine byatangiye gushyirwa mu bikorwa, aho hamwe na hamwe rwose byanashyizwe muri nkunganire ya leta, aho umuturage yoroherejwe guhabwa umuti wica udukoko ndetse n'ibyonnyi byonona ibihingwa ndetse n'imyaka. Ibi ni ibintu Leta y'u Rwanda yagerageje gushyiramo imbaraga mu bihe bitandukanye, gusa ntabwo biragera hose mu gihugu. Bikaba biri mu mpamvu zituma bano baturage bo muri aka karere ka Rusizi muri Nkombo bataka iki kibazo cy'ibihombo bikabije batewe n'iyononerwa ry'udukoko, gusa bagategereza umuti amaso agahera mu kirere. Ibibazo by'ibyonnyi bimaze guhangayikisha abahinzi n'aborozi barenga 300,000 mu gihugu hose. Ibi ni ibintu kandi bihangayikishije Leta y'u Rwanda muri rusange, kuko umusaruro mbumbe mu buhinzi wagabanutse cyane buri mwaka. Kuko umusaruro mbumbe mu byerekeranye n'ubuhinzi buri mwaka ugenda ugabanuka, ibyo u Rwanda rwohereza mu mahanga ndetse n'ibyo u Rwanda rwohereza mu gihugu cyarwo bikagabanuka cyane, biri mu bintu bituma umusaruro mbumbe mu mwaka mu byerekeranye n'ubuhinzi ujya ku kigero cyo hasi cyane. Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zitandukanye zirimo nyine mu kuzamura inganda zikora iyi miti yica ibyonnyi, izikwirakwiza mu gihugu hose, ndetse buri muhinzi akabona uyu muti bimworoheye. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi natwe yasoreje. Komeza udukurikirane kuri TV Rwanda, ubane natwe umunsi ku wundi. Niba uri mushyashya ukande subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi, kandi tukomeze kwihangana muri ibi bitoroshye. Turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994.